ndagutumiye maze undinde ukwiheba gukabije Yesu mwami w'imitsindo nuganza ubumbisi yose ukura turabikwiye habwa icyubahiro cyinshi igihe gitumura bugacyawa none umara bikubutwe wanjye murirwa rubavu rwa Yesu nkunda ijuru banezeranywe n'umukiza basize imibabaro yose uzobayo nde nzobayo hariho bamwe bazinjira mw'ijuriyo babona ibyiza babikiwe ushime mwami wanjye womenyera ubuzima ukaba ku byawe kubw'ubuntu bwawe ushime mwami wanjye womenyera ubuzima ukaba ku byawe ushimwe mwami wanjye wowe unyitaho ku manywa na nijoro kwitabaza bakomeye bari hejuru arahari shira amazi y'ibiroha tunywe ay'ubugingo akomoka kuri rya riba ridaka
ababera umujyanama, abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro ye. Hamwe namwe, hamwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Zakubitse ibanga ryanjye wowe mwami, wowe niwanyumvira ubusa. Zakubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe niwamvamo na rimwe. Zakubitse ibanga ryanjye wowe mwami. Mariya yaratowe mu mukurikire, niwe rwego rugufi ruzatugeza waba. Niwe barazwa abantu ngo abayobore, nibagira icyifuzo cyo kuzamusanga. Nyangeza Mariya ntimukababare, Ubuzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho. Nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo, ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu